mu isi dutuyeho hari ahantu hake cyane hasigaye hatarakandagirwa n'iterambere bigendanye n'aho isi igeze ndetse n'umuvuduko iriho. Aho nta handi ni ishyamba rya Congo rizwi ku izina rya Congo Basin Rainforest. Iri ni rimwe mu mashyamba akomeye kandi manini ku isi, rikurikiye Amazon Rainforest ku bigendanye n'ubunini cyangwa se ingano yaryo. Ariko nubwo ritavugwa cyane nka Amazon, rifite akamaro kanini ku buzima bw'isi yose, ku bintu byinshi ndibuze kubasobanurira. Uyu munsi dukora n'urugendo rurerure twinjira mu mabanga y'iri shyamba, tumenye byinshi iri shyamba ritanga ndetse n'ibyago rihura nabyo, tumenye ibyiza nyaburanga rifite. Ese wari uzi yuko hari abantu bataramenya ikiswe umwenda ku mubiri cyangwa se kwiyitaho? Bana nanjye kugira ngo rero ubashe gusobanukirwa idonido ku bigendanye n'iri shyamba rya Congo Basin Rainforest. Iyi ni Valerie Talks. Stay tuned. Iri shyamba rya Congo Basin Rainforest rifite ubuso burenga kilometero kare miliyoni 3, rikaba ari irya kabiri rinini ku isi. Iri shyamba rifasha cyane cyane ibihugu bituye Afurika ndetse n'isi yose. Iri shyamba rya Congo Basin Rainforest riherereye mu karere ka Afurika yo hagati, rikora ku bihugu bitandatu birimo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ndetse na Gabon, Cameroon, Central Africa Republic, Equatorial Guinea ndetse na Repubulika ya Congo abenshi bakunda kwita Congo Brazzaville. Muri ibi bihugu uko ari bitandatu harimo parike ndetse n'amashyamba azwi cyane, urugero nka Virunga National Park, Salonga National Park, Ozara Kokua National Park, Nuwabare Ndoki National Park, Lope National Park. Aya yose ashingiye mu mutima wa nyawo wa Congo Basin Rainforest. Murumva yuko Congo Basin Rainforest ifitiye akamaro kanini ibihugu byose nababwiye ndetse n'aya maparike bifite. Muri iri shyamba habamo inyamaswa nyinshi zitaboneka ahandi henshi. Ingagi zo mu misozi, mountain gorillas, ziboneka cyane cyane mu misozi ya Virunga. Hakazamo bonobo. Izi nyamaswa za bonobo ziboneka gusa muri DRC cyangwa se Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Hakazamo iyitwa okapi. Iyi ni inyamaswa yihariye iboneka muri Okapi Wildlife Reserve. Hakazamo n'inzovu zo mu mashyamba cyangwa se forest elephants, ndetse na chimpanzee, inyoni n'udusimba twinshi cyane cyane tuguruka. Ibi byose bituma Congo Basin Rainforest iba imwe mu hantu hakize cyane ku binyabuzima ku isi cyangwa se nyaburanga. Iri shyamba rya Congo Basin Rainforest rifite ibimera ibihumbi n'ibihumbagiza. Bimwe muri byo bivamo imiti ikoreshwa mu buvuzi bwa buri munsi, ibiribwa n'imbuto zidasanzwe, ibiti bikomeye byifashishwa mu bwubatsi. Ariko abashakashatsi bavuga ko hari ibimera byinshi tutaramenya akamaro kabyo kugeza magingo aya. Ibyo byose bikaba biri mu ishyamba rya Congo Basin Rainforest. Muri iri shyamba habamo abaturage barimo abapigimi, baka, buti, natwa ndetse n'abandi. Ubwo bwoko bwose bukomoka ku gisekuru cyose cyabaye ahangaha. Bafite umuco gakondo ukomeye, ubumenyi bw'imiti y'ibimera nk'ubuvuzi bwabo bwa buri munsi, kubana neza n'inyamaswa n'ibidukikije, cyane yuko ariho bakuriye bakaba ariho bakomoka. Ariko ubuzima bwabo buri mu kaga
kubera itemwa ry'amashyamba, ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ndetse no kwimurwa ku butaka bwabo bigendanye n'aho isi igeze magingo aya. Ubu butaka batuyeho bukaba bufite agaciro bigendanye n'ibiri mu butaka. Iyi Congo Basin Rainforest ifite koruta, zahabu, diyama, kopa ndetse n'ibindi. Aya mabuye y'agaciro yose akaba abarizwa mu butaka bw'iri shyamba. Uyu mutungo ni ingenzi ku isi ya telefone, mudasobwa n'imodoka ndetse n'amashanyarazi. Ariko nanone ni wo utera intambara n'isenyuka ry'ibidukikije bigendanye n'ako gaciro k'ayo mabuye, bigakurura intambara za hato na hato. Iri shyamba rya Congo Basin Rainforest riri mu kaga gakomeye kubera gutema ibiti mu buryo butemewe, n'ubuhinzi bwagutse ndetse n'ubucukuzi bw'amabuye, guhiga inyamaswa mu buryo butemewe, imihindagurikire y'ikirere. Ibi byose niba bidahindutse, igice kinini cy'iri shyamba gishobora kuzimira mu myaka iri imbere. Ibi byose bikaba biteye impungenge Abanyafurika muri rusange, kuko iri ni ryo shyamba rya kabiri ku isi. Nubwo bimeze gutyo, hari ibikorwa byinshi biri gukorwa magingo aya kugira ngo babashe kubungabunga iri shyamba rya Congo Basin Rainforest. Harimo kurinda parike nka Virunga ndetse na Saronga, ndetse n'imishinga yo gutera ibiti umunsi ku wundi. Harimo no gufasha abaturage kubona ubundi buryo bwo kwiteza imbere bitanyuze mu gutema ibiti cyangwa se gutema ishyamba. Ubufatanye mpuzamahanga mu kurengera Congo Basin Rainforest. Ibi byose bitanga icyizere cy'ejo hazaza. Ishyamba rya Congo Basin Rainforest si iry'ibihugu biririmo gusa, ahubwo ni umurage w'isi yose, cyane ko twese turikeneye. Harimo kuribungabunga no kurengera inyamaswa no kurengera ikirere no kurengera ubuzima bw'abazadukomokaho. Ejo hazaza haryo hashingiye ku byemezo dufata uyu munsi. Niba ukunda ibidukikije ndetse n'amateka, kanda subscribe, tujye tubana gatanu ku kandi. Iyi yari Valeri Talks.